baby polisi arayirebaga kera baby polisi atuburira abantu bakamuha intoza televiziyo irabizi yabasenge akajya abwira anko mburu weya yego dore nibyo barumva ibintu karebe oranje yisubiramo ishwe kuva icyo gihe Heyo kandi. Yes, Stelase. Hi guys. Heyo. Nabyeze? Uzavuga gute? Hello. Oya ni heyo. Ni heyo kandi hari ukuntu agerageza agahengama mu gake. No mu gusoza. I hope you are doing amazing. Ngewe n'umuryango wanjye tumeze. Nagikuba cyacitse akatavuga hari abantu bakunda kunseka ko ngo nagikuba cyacitse akazanga bagiye kutubaza uyu munsi rero ngo uyu munsi harya ameze neza Stella Imana mukomeze mumusabire bamusabire kuri Nyagasane azaderivaringe neza ahubwo hari abantu bazi ko yabyaye hari abantu oya ntabwo arabyara hari abantu twahurira ariko ureba ngo kagutukana n'abawe bose ariko ureba ngo ageze ku kazuba arahengereza abari guhengereza nagareba neza cyane mumusabire rero mumeze mute byemeze neza n'amazi mazembe we acuruza ubugoro ku isoko ubwo nukari kwiratisha basuza neza ntubaheruka njyewe meze neza ndashima Allah sibyo seko Allah nibyo simbivuze neza ntabwo mvuga ngo Allah ntabwo mvuga ngo ara ndavuga wowe naba ujya kumva ngo ara ngo kuvuga ara ariko nuko byandikwa mujye mu byuba ni nkuko muvuga Jehova ndashima Allah ndaho ndi konsa neza natangiye kubyuha ubwonko harya ubwonko natangiye kubyibuhamo ariko nsigaye nsa nka Ketchup ariko mbona harabura gato n'umugere nabaye umuhondo nuga ahubwo izuba riranyica ntabwo mperutse izuba iyo umuntu ari mu nzu abinzobe ubujyanga ari kwitukuza ibyo biramureba mwanzanye ku zuba kandi njye umuganga ntabwo arengera ahubwo se urareba mukanya ndabambara na feme yemera rero bigeze kure yego uyu munsi nagiye amahirwe baransura ubundi irungu ryanyishe ngiye kumuvana no mu rugo ibintu byo kuguma mu rugo cyakora cyo sohokemo gakeya ndekura ubuzima bugire ikintu gushaka peyini ura hasi kubura hejuru nzaza nze nuwanga kuhava nzaza njyana umwana amukurikira icyo cyo kirashoboka ariko ibyo Kecapu ntugure bushye aya mwana wanjye Kecapu ararwaye pe ndarebye ukuntu navuye no mu rugo hameze akiri izuba nta dabu rigira ntabwo turiveho se miri byinshi turiveho shema ambashashe mukure twishe bashaka tujye turaduhengereza natwe noneho ukuntu abantu baseka utwiso twacu noneho baraseka birabaseka cyangwa tugashyira umutwe mu gicucu amaguru ku zuba everybody can see you but they're not marrying you and you got Shami uri umusazi n'ukuri kw'Imana mani babonye abantu nishimye bireseri banishimye bya Dani nukuri ako karirimbo kandimo yarakize nanjye nuko mbibona nako sindakira neza ndacyarwaye oya turavuga amafaranga bro amina ndakennye ari yego nako umuntu gwana niba ukennye rwose Imana iguha amafaranga nzanu byumva nzaguha 10,000 mu kwa cyenda mu kwa cyenda kandi yaba yarahubutse kwa cyenda rero nteganya amafaranga uzaturage basabe menshi nibwo nteganya amafaranga nindi kera mbese ubwo nzatangira kubyina wenda oya mu kwa karindwi ntabwo nzabyina
oya mu kwa munani mu kwa munani uzatanya kubyama kwa munani ibihumbi 10 ikenze ni ya mbere nzatanga kubita ibihumbi 10 ariko yo nawe ese yabikanze bikava wagiraga ni bya bindi bavuga ngo by'abageni bitakiba we nenda haryo yitwa ngo shine n'umugore se n'umugabo nabuze ahubwo umuntu unerera imbwa ngo nizimara kubwagura abana benshi bampemo kamwe njye sinduhanye mwakomeza batera inda bampa kamwe batera inda bampa kamwe wabuze ahantu bafite icyo byaha ubwoko bwayo ikibwakazi umuntu ufite ikibwakazi ahubwo ngo bifite intuza harya byita ibiki ubwoko bwinshi hari ubwo kaba kera gutya ari umweru ariko kaba atari ubwoko bwayo bikaba bitakundana gahunda bitabwagurana bitateranye kandi ngewe akanjye kamaze gukura kareze muzane tubatere inda ubwo nakubuhe bwoko ntabwo mbizi ntunze nibyo nazi uzajya kugafatisha amaraso oya hari ahantu nabonye bazijyana nzajyayo nshakemo akabwakazi sika tugateye twitaye uzagakurikirane kaguhe ikibwana kimwe cyonyine kandi ikintu nzajya mbikora abashiti banjye bakunda imbwa nzajya ngenda mbaha amabwiriza ngo wese uri umushiti wanjye abana b'inshuti zawe nabyaye Rwema we nzayimuha kabisa Rwema nzamuha imbwa arayikunda kabisa niyo yatekereje ko ari buza azaririmba shana kogosha kubera ubwoya buraza bukajya mu maso na hano bukuzura bwinshi umuyogosha yitonda ariko biguma bamwitangira ariko igira imbeho sha urabona ukuntu nk'ubu ngubu wari usutse wakogosha ukajya wumva akayaga ahantu hose nayo bimeze ngo urimo ariko ntuzongere kogosha gutya mwamazeho maze wowe ubonye bwaraje ubundi yari isigaye uyu munsi twakiriye bebe reka mbanze guserereza habyinima ibara niyo nkuru ni ukuri kw'Imana keca can ikakunanira ntabwo azi kwigisha kubyina niko abantu bamubwiye reka kubwira ntabwo nakongera sigaho ngwino narase Latifa ntabwo kubituru ayiwe Latifa wimvaga yankubita man keca numvaga hari ibintu byinshi ngiye nuko bagirize nanjoyinze kureza ibindi bintu narase mana keca uzisereka nkubwire ese ushoboye mu buzima bwa mbere mu buzima bwanjye ni ubwa mbere nari mbigerageje kandi sinkubeshye nyine kwa kundi uvuga ngo ujya kuyageza gukora iki kintu ni ubwa mbere nari ngerageje nubwo abagande wenda bagirana uri umukongomani burundu sinzi gutega amaboko ibyo urabizi ariko nabwo ubuteze ngo umeze gutya ngo wajyaho ni nka ubwo ni ngwino wacutse oya uko yakubwiye guhagarara siko wahagaze wahagaraga umeze ngo nari meze nk'umuntu uri muri yewe muntu ari muri yewe muntu niyo usibye gukina filime ibindi ntuzambaze iriya mpano yitwa bebe yo ngukore kandi ngushimiye bikuye ku mutima warakoze kuza hari abantu banditse muri komenti ngo Mpinga nzima na Stella ngo urabakoreye uradukoreye Stella ubu ari kureba ahengereza ntago nagarambona wese nagahera ku maguru arakibaza nyirayo nzabicarira mbarebe uretse nurangiza inkuru ya 30 nzabareba kuko reka ndareba ubwo ntahagaze muri dushandi nahita nsinzi niko kandi nyine mwambwiye ko ntareba uba ugomba kwicara ukareba wabyitayeho reka nkubwire ngo ushimire ni ukuri abantu banshimiriye Ketchup muri comments nanjye reka mbyungika ndagushimiye za filime hazajya ahubwo ujya waporodinga nka kabiri mu cyumweru ubu kugerageza gatatu kabiri mu cyumweru ni movie nagashyamo n'ibiganiro oya gatatu mu cyumweru ni movie kane mu cyumweru akandi kane kakabura urame kuba warashaka kwica ibiganiro byahita bimwita yezu we ariko none uzi hajemo filime rego urazishutinga urazishutinga ariko dusura kuri inkuru ya 30 yamwishe ariko mba filime turi abantu benshi oya gatatu wenda ugashyamo n'ibiganiro bibiri
si bibaye bitanu iminsi itanu weekend no ku cyumweru nkaruhuka ariko nkaba ndi gushutinga filime izajyaho wenda nko kuwa mbere n'ibiganiro bikazamo ibiganiro byo nta kibazo ushobora gushutinga aka kanya kikajyaho mu kanya uyisha no kurangiza filime ukahita ushutinga ikiganiro Imana inshoboza ariko ni akazi katoroshye ariko ni keza yanditse neza mana yanjye irimo abantu bazi gusetsa mbega ukuntu arya ngo ndebera ukuntu arya n'impamo y'Imana Anita rero cyane batuganire urabura ikintu uzajyana abantu bashaka mu mbe twatuntu mbekajya abantu bose barabishakaga abantu basabye Mpinga ako najya mvuga gukora iki ase wabona yo mpemba mwana nayo byo kugwemba nabirimo nukure byanyabyo nayabona cyane ni gwacano yanjye washaka yo mpemba wenda muri ibi bihemba ameze nabi nzayanza gusanga hano mu rugo nzajya nyina nka nzaba umukozi nanjye sinzaba umushiha ntabwo nabishobora mu mabuja mu mabuja simbukunda ndashaka kwibera mu mabuja ukazanga nza nkabwira inkuru z'abandi bakozi ukazemera turi muri shyushyushyu uretse umuntu wanjye sekirite noneho ko sekirite bafite ubugoryi bwinshi noneho ukaba uri umukozi abasekirite mu Rwanda tumenye ko ari abahungu yari none wa wundi uba ku inside Africa utwite yego da ese yarabyaye shema yarabyaye n'umushoferi w'abana banjye ni umugore ni umusekirite akaba n'umushoferi akorera abasekirite muri ambasade yo muri Canada nkubwire abantu b'igitsina gore basigaye bakora imirimo abahungu bakoraga cyane ambasade yo muri Canada ese ni gute umuntu akora muri Canada ataragerayo ni gute akora muri Canada akumva ko ataragerayo kandi abaye none se yari hayereka bari mu kindi gihugu abari mu kindi gihugu ko umubajije Canada ngo nihe yakubwira ngo ni harahirwa njye namubwira ni ndahirirwa nkarari Rwanda uri nka yamana y'u Rwanda uyu wangira umusekirite biri seriye ariko nkwereke njye nawe twari ducuruza amagi ko gasigaye acuruza amagi byatari nanjye narababonye cyangwa nkajya ncuruza agatara ndiho nk'isambaza mugure cyangwa se ukaba uri waba abantu bahoma ibintu byamenetse mu rugo amajerekani n'amasafuriya turahomesha bahita bavuga murahomesha ukongera amasafuriya na amasafuriya n'amajerekani murahomesha n'imitaka barayikora imitaka turayikoresha cyangwa se hari n'abandi baje ngo bagure ngo imyenda yambawe inkweto zishaje n'imyenda yambawe hari n'ukuntu bafite akazina yiyita niba rinde akiyita niba ari kanyamaboro kuva ngo ni wa muhungu wanjye wowe amafaranga ndaza izakurikira kuri za bimeze ni wowe gusa nasetse ngewe mba numva mwakinana ni ukuri kw'Imana uzareke dukirane mimi uzabitekereza oya ntabwo kubitekerezaho ari kabiri tuzakinana sene imwe cyangwa episode imwe nibabona bikeneye uzahita umpesa najya kukwishyura oya nta kibazo kandi icyiza cya filime yanjye ntabwo isabwa ko wowe uzaza Kigali bitewe n'ibihe murimo byo konsa aho ariho hose ariko se ko njye ngoranye nzi ko ari ubu najya kuvuga keca ndashaka baji gashira igikoma ndumva cyashize umuntu wavuga ati umuntu ambyaje umusaruro banakoresha uko nshoboye ntazi ukimara kurya ngagukoresha watangiye kuzana ibyo gusonza nkaba natanga avuga mbi tuzongera ubutaha umeze neza oya bisereye tuzakina aka episode kamwe twari tubashimiye ntabwo bigiye mu magambo gusa nta magambo nkese bikeye ntabwo njye kandi cyiza cyanjye igihe cyari cyose uzambwira ati ngwino dukine nzaza nzafite ibyo njyewe uranegereje njyewe uranegereje wowe umugati mpi ejo kuwa kangahe tuzakina nazakeka bazamuhemba oya n'abashyitsi nababwira bakaba begeye
ese amaherena yanyu ni Utumanga. utumanga kutanzaniya amaherena y'umwana ngo Nabitekerejeho Uramaze umaze kumurira? kumwoza. Natekerejeho maze kumwoza ko nayaguze nkayasiga mu rugo. Naguze. warayaguze Ari mu sakoshi. ntabwo ubuge Tumeze gutya. n'intoki ugafata uryo urame kuba nkubonye ubikora sinanakwegera Yego. Skyra ninjya mwipfumure ku mezi 2 ariko Skyra impamvu narinde amezi 2 kari kameze gutya ariko yiwe yatangiye kuza Ngewe ego amezi 2. Ngewe ni ibyumweru 2. nawe urabitoborera Ibyumweru 2 ntabwo birimo. ariko nshaka kuzamujyana kubera ko nshaka nanjye gupfumura ahandi hantu Ushaka gupfumura he? ahantu wanyibye ntabwo hababaza Oya, aha ni hababaza. Zambwira uba mutipo z'abari gute. nzajyayo njyane n'uduherena hanyuma tubone na hamwe yego bukira ibitsike byinshi byatabibera impamvu biri byinshi nuko nta muntu uheruka kunyepiye ntabwo nzi kandi kwiyepiye mbona bikubereye Urakatse mbona wagira ngo mfite ibishangara ku maso Nese wana wangereranya nawe. oya ni byinshi wako biri ku murongo nyine njye ni byinshi noneho Ariko se vuga cya gikigo nshaka mu cyongereza as you see Rosette aba yase Rosette ni mafene we ariko mwirirwa murebe kabiswe ntabwo. ni ukuri kw'Imana reka njyewe mwamamarize azabaha ibyishimo mutarabona General Benda mujye kuri DJ General Benda urabona ka DJ nanjye nabonye akantu ka DJ biranyerera as you see look at my outfit Kandi ni mujye muvuga ngo abajote. kandi urushaho avugana imbaraga General Benda ni ukuri kw'Imana mbonye nimero ye namutumira kuyicana nkajya muganira vuga iminota 30 icyongereza gusa tugicoke induru zivuga nabonye ndi muntu mukunda wa mwana atari wo kuri Instagram wo kuri Instagram waririmbye ngo twirire tuzambara amabubu nawe uzi akunda General Benda buriya yarapfuye cyane yarari kuri live arabivuga ati mwoka byara mujye kureba YouTube channel ya General Benda ako noneho nkunda TikTok nta nubwo bibaho General Benda niwe wanjye Ntabwo se ariko ndaza kumureba. Nje mbona ngo uri buseke noneho ku arasetsa pe noneho energy abafite nyinshi bya hatari ntago umva kuvuga mu gitondo kwishyika nijoro abafite energy zingana kabisa se nizo nkene muri 2024 ndashaka kugusuka cyane murayigera urashaka kunsuka abazimu ntakwigira wenyine abazimu uzareke tumuterane kandi wowe ushaka kububiza ndabisuka yego wanyigishije ikindi kiganiro uzareke banyigishe gusuka kuri wowe ku rutwe rwawe wowe ku rutwe rwawe uzareke tukwigire Mpinga zibakwigire ndezasuka imbere Mpinga asuka inyuma oya reka tuguseke babona uhindurije inkuru ya 30 oya nyuma y'inkuru ya 30 oya tugomba gusuka tubikusuke ibigro bebe bitazatindamo kuko nzasuka Levant aracyarimo imezi twagusuka turabigusuka ndakwigira ariko induru zivuga Asekeje bazayabona inyuma n'imbere udasa different caravan people bagubwira wagize igitekerezo cyo gukina filime uti yanjye yawe wiyandike akora umuhanga biriya bintu script urayandika cyangwa ubwira umuntu nandika sije impamvu y'Imana warayanditse impamvu y'Imana gutyo no kuri kw'Imana oya impamvu y'Imana nayanita ni yanita nandika byiza wagizane uriyo mwana azigukina bya abanyarwanda ntago bazi kureba njyewe ndi umuproducer anita bamuhakaza azigukina byatari kandi namugira umuki umukozi wo mu rugo ego sha ubonye ari kureba tente kuna bavuga ako empucyuri dore byinshi uzaza twirebera Anita yansikiye
Anita azi gukina byatari nanjye ubwanjye ntago natekerezaga ko ari umuhanga bingana kuriya gusa hari igihugu bitewe n'ukuntu rusekeshejwe n'ikigira none uko najya ngo ni impamo y'Imana none uko nayo ngo wataye abana mu cyaro wese ko bataye muri toilette ngo zimariye muri toilette ngo naba nanjye utajya guseka utarabyumva abavuga vuba wagira ngo ahantu aba yabitsimbye ahita abifatayo ngo reka mvuga ko nigendera noneho reka mbabwire ahantu hansekeje ni ahantu babafata muri kurya ibiryo by'abandi napfuye nta nubwo biriya bintu bibaho nasetse ndapfa none uko napfuye aba wagicucu se bambwiye ngo mbikore kandi araneza iriya filime na sije mfite nyinshi zigiye zitandukanye ku bintu bimwe na bimwe rero zigera mu 10 iriya yari iya 9 ni ibintu byo kuva muri 2020 urukumva wari ufite igitekerezo yego nagiye nyine byandika muri phone yanjye nkwereke ko nari byakera noneho yego ko dose ngibi hano hasi short movie Ketchup tariki 10 nako tariki 20 kwa 2020 rero nabitekereje icyo gihe bitewe nuko najyaga numva nshobora kuzafungura YouTube channel ariko n'ubundi narayifunguye sinagira umuntu n'umwe bibwira ko ihari sinagira kimwishyiraho ibaho gira wasabu niba ari 65 umva n'abantu tuziranye njya kwiga gufirma bigeze mu kwiga ku editing mbona na akazi kenshi ubu bugize ubunebwe uvuye ubunebwe butabandiriza imbere mbambishingotsemo noneho mita njya mu bihe byo gushaka kugabanya ibiro nihugiraho mu gihe cyo gukora siporo nyine birangira banshatse njyaye noneho ngiye igitekerezo cyo kuba nafungura nyine cano noneho ariko buri uko umunsi ugenda ushira kuko ibintu nkora mbikunda kandi mbifata nk'akazi kagenda guhamagara hari ukuntu y'ibyawe iyi ni impano ikajya ikurengo ngo sister ngo uragenda ukavuga ati akaza ngo hagana ukavuga ati mbaje ko ngenda impano yawe yaguhamagaraga yarandembuzaga Rosette agiye guseka amasacu ese si imana yamuhamagara kandi ni ukwigomaga ukora ikiganiro akavuga ati sawa ngushaka urimo uravuga ibiki ushaka ko ikiganiro kirajya aseka najya gukora ibyo bintu agaseka paka araza kugira ngo bamuhondaguye urumva nakora ikiganiro ku mugani ndi kumureba agaseka asaze ni ukuri kw'Imana umurembuza agaruke mubwiye ko nawe impano y'ikiganiro iri kuhamagara naza niba ari ibyo akoze ntabyo nzi ariko naza mbite mbigiye gutya ngo ahita aseka ngwi ari kurira ari gukora nawe impano y'ikiganiro iri kuguhamagara iyi ni impano y'ikiganiro ikugaruye sinsubira noneho mwakora ikiganiro nyine impano ku mugani wawe kandembuza akira kiriya urumva noneho bigeza nyine hari igihe ibiganiro uba wumva byagushiranye cyangwa se ukavuga abantu bankunda ndabahereza ikindi kintu kihe gishyashya nibwo rero narebye muri phone yanjye ndeba byose ndeba n'ibindi mfite nanditse bitari muri telefone noneho ndeba mu byo mfite ibyahita binkundira muri iki gihe
mbona ni biriya niko rero gutangira gutekereza gukina mbere nabanje na Pasi nanamushimire kuva ahantu atuye akaza mu rugo iwacu niyo bigwa batega indogo tubaga Noruveje none nawe byanze tubaga Noruveje araza turakora ntizaye kuri kukiga uzajya ikiduha uzajya ugicoga ndimo ndashaka kuzajya ngicoga nkavuga n'ikinyamurenge impano ziratwica wabonye akantu k'umupasiteri w'umunyamurenge ari kuvuga ngo mwabahungu mwe ngo mwabazungu mwe nakabonye uriya muntu ni uw'iwacu Nyanza Rahira ngo musobanurire ngo ubuzima burimo icyaha oya pana Jacques wa wundi ngo basobanurire ubuzima burimo ngo buri icyaha ngo muzapfa babwire wa muzungu we ntabwo wakabonye ariko se Josette akunze kuba adahari cyane kuba ntahari ejo naho nagera akabonye ejo baranyitegere agashyushyu karanyitegereje ngako ake washyizemo noze harahiri bone byo ubuzima bukora icyaha buzapfa bamurumva mwabazungu komwe ubuzima mubwire ubuzima bukora icyaha habe niyo mwotega indege zitandatu buzomara bupfa ntabwo umuzi uyu urumva nuko Imana rero iramamagara mu byo nyine muri uyu mwaka nagirira hariya ariko n'ibindi biracyaza kandi noneho icyiza cya Ketchup ibintu bye ni gake kandi bucece arekura ikibombe mugahita muvuga ati turashize turapfuye noneho mana yanjye ariko turiya dushoti movie yaza ko papa wabi yabitekereje ngo tujye tudukora natwe twashoboye yahise anyandikira ngo mwajye mukorera dushoti movie ariko Josette yanyicisha akazi kubera ntabwo azi gukina cyane niba ushaka gukina jya kwa Ketchup tugomba kugaragaza impano yigaragaza ngombwa ngo Josette akina avuga none narashamo gusa azakina mariti ari umufigira ari nk'impumyi none se zivuga none abafite ubumuga bwo kutareba baravuga akeka wenda afite ubumuga bwo kutareba ahubwo cyangwa akini afite ubumuga bwo kutavuga kandi arabizi ahubwo uzashake miyorore bwo kutavuga arabizi amareka yose tayari tayari wowe urayari amareka yose ubu uzamukinisha oya ratu uzameteremo akantu keza ariko gasetsa wongera amareka yo turayari mingi uzamukinisha ari kirajyo muri karitsiye ariko ari ibyo yahimbye kubera ubuzima kuko njyewe numa script nzabigica ntabwo nzi gufata mu mutwe oya ntabwo ngira sinakwiye ko nandika sije gusa amagambo umuntu akoresha ye ariko nibwo buhanga kandi ni nabwo byorohera umuntu ni nabwo bimworoheye ajya muri mode ye njyewe ni sije gusa nandika ukaza ugakoresha amagambo yawe kereka iyo hari akantu numva wakagombye gushyiramo kabura kuvuga yenda akakubwira noneho abantu batazi Ketchup ni umusazi biriya kintu buriya yabikora no mu buzima busanzwe ariko wateye umugeri we mbega umugeri amahirwe nuko nagiye kuwutera kandi nsigaye njya muri siporo ubwiza kuba najyayo nabonye akanoza penda ya postinze uri kubwira umugore wa Zabaye kandi keza ngwarye ngo abagore batamugera mute none unahitaga mbona uri umuzawa kabisa ndatusha umuzawa gucinya ngewe nta mikino wari wafashe idira warigize mba nayitebeje uriya dira ni ndende ntabwo ndayikatisha aragukoma urushyi nko muri gukina ariko ku mafaranga Ketchup buriya yanarugukora bake ahantu haba amafaranga ku mpano yabikora cyakora uzi gukina pe uzi gukina ewa norore yose baguha
ndagenda ubu kandi baguhaye no kuba umumabuje witonda wabikora cyane reba ukuntu se yitonda ngo nawe kanitonde njyewe rero nuko nyine ikibazo abakinnyi ba filime mu Rwanda barahenda abaye ari nkanjye ufite nka filime ya danje nakubitira nka top 5 zigahurira nko muri filime imwe ya danje ariko nkavuga nti ndahebye ariko nanjye nzayagarura usuriye mu bintu ngomba kuzakora abantu bazambona mu mashusho yose ashoboka ayo nzabasha gukora yose ashoboka bazambona ndi umunyamahani bazambona nitonze bazambona ndengana ndikimaraduruwa umva mu buryo bwose bushoboka bazambona kandi byose urabizi kabisa kuko uzi ko sari baho bazi gukina muri movie n'abandi batanu bambere bo mu Rwanda bazi gukina abakobwa batanu abahungu batanu abantu babaho abahungu njye ntabwo mbazi cyane nakivugira nka batatu cyangwa bane mu bahungu rero uwa mbere ndavuga bamenya azi gukina azi gukina kabisa undi muhungu uzi gukina ariko rero ni ikibazo biranze bamenya azi gukina ngeze umuntu nemera ngenzi ariko ngenzi ngira ngo abivuyemo yego ntagikina ko nta filime nshyashya mperuka kubona arimo we ngenzi njyewe nakunze ukuri ngenzi na ndahiro njyewe ndi kuvuga nyine abo turi kubona muri iyi minsi gusa umukobwa nakunda gukuna kina wanengushye ni Nadeje yo nana yakinaga neza ubu ngubu nambajije undi mukobwa navuga nyine ngo mu bakina filime atari komedi byafata umwanya ngo ntekereze utari nana naramukunda gukuna kina cyane cyane kabisa cyakora yambaraga uruhu ushaka kumubonamo kabisa none njye nakundaga iyo yabaga yakinnye ari umupolisi nana yararenze yarabishoboye ariko muri city med gitangiye ubundi yari irimo abakinnyi b'abahanga n'intuza seburiko kitangira na mana yanjye uzi uko nayumvaga nkumva ndasaze nako nkunda ubugoryi kandi wabiberamo ubugoryi bwinshi narayikundaga njye nta tuntu twawambaza ntazi twibuka ni nka kanyombya yose cyangwa filime ya Mugisha iyi Burundi urayizi fasha mwana mfasha fasha kwihangana Mana duse harimo naba Allah bari yewe Allah yewe Mana nzima warayirebaga iminsi yose ndayirebye noneho mu bihe bitari byiza ukumva ni wowe neza abana bari ngiye yaremewe hari ikintu gisohoka uri muri ibyo bihe kuvuga ati uyu muntu Imana yamuje nawe mu buhe buryo niko ngewe abantu njye Samusure yarazi gukina Samusure azi gukina arabizi Ndimbati azi gukina Ndimbati noneho digidigi buriya rero digidigi ntabwo yansetsa kurusha Sara nako Nsabimana wo muri Papa Saba oya apana nsabakina komedi ndi kukubwira muri Papa Saba Nsabimana bayicaye ahantu inyuma akavuga ikintu ugaseka amasaha atatu njye nkunda ahantu hari abantu benshi harimo umuntu uteye gutyo ubucecetse ariko yarekura ikintu akabakubita ikintu mugaseka mukenda ngo ariko buriya umuntu witwa Madederi rore zose umwarimu ajyayo inshinzi ajyayo umwana yitwa Indoto harimo abantu bazi gukina na Katesi noneho Tesi ni ikigori no muri Tesi wari wamubona harimo Bishop iyi ndayizi nawe njyaga murera no muri yandi ya mbere yitwaga gutera The Secret atari The Secret hari ikigori gifite hari yindi yakundaga umutipe bakajya kurarana mu igaraje iriya yaje nyuma ya The Secret yaje nyuma yererana n'umukunzi bo byahatari Tesi
aba imbobo kandi ari umwana utaha mu gipangu bikakurenga azi gukina pe ariko hari abanyempano benshi kabisa. Ubundi hari ikintu cyane gukina ninazi gukina akina mu ndoto ari umwana ari mimi ari umwana wa kandi ntushaka kumenya ngo bigenze bite ubu uraho umubona ninabikora gutya ukabona ntandira bikuye ni impano nyine ni impano ku mugani wa amafaranga twikorera impano nukuri tuzamura impano uretse ngo iki muzambona nawe urakurembuza muzabonana hano ngiye rikundembuzaga Mpinga zima nta kintu tuzafatana behind the scene mu murebe ndi kwisekera nzabyica ariko ajye wanjyana ahantu gusa mu bari kwikina nongewe uzi gukinana n'inshuti zawe narebaga nusura yashaka guseka sibyo nusura bwa mbere ntabwo dukina hari ahantu mubwira ko baba ari abakene ninjye wasetse naramwitegereje ndi kubimubwira muri abakene murasa n'abantu batatu nk'umukozi uri feke none ngo nyine ngo ni hariya ariko gatatu nimuyibona muzumira ni nziza nk'abantu kiramo gahunda yo kuzaryama saa sita ndi kubareba nawe ujya waprodinga kare kugira twirebe ndetse ko kare uba uryamye ntacyo ucunga ubyutse aho uri ibyuko ugiye utumbwira ati fanya akazi none se abafana babo bose bataraniye muri Mpinga Juma none Mpinga Juma arimo umugisha nese sinzakina nabyaga nzahita nivumbura ahubwo na prodinge ryari cyambisibi ngira wowe ntacyo wamaze wowe rero rone twaguha waza gusenga mu rugo Yezu we yaza kubunganisha we akaza kuduhuza na mabuja nanakina cyane tukamwiba inkweto Rosette yakina ashituzanye yabishobora ariko kuvuga ngo shit my man ibyo ntabwo nabivuga oya naguza vugira aho hejuru oya ntabwo be oya hari umuntu uvugira hejuru washituza uvugira hasi nakuvuga ukagira ngo Rosette yagusuzugura kwibura nta kibazo hari akantu nzakora turi gusotora twicaye ku mukeka twambaye amadira twaziritse mu nda ndajya mbibutse ko tugiye hafi mu gifungo nzakubera inshuti mu gifungo yamwandikira ngo arakumve none nzabira inshuti y'akadaso kwirayidi ntacyo nzaza nanjye muri shuri ni ukuzafata vlog twagiye gusari twavayo tugashaka ukuntu dukora agafilime umuntu wese uzaza iwacu uzaza witeguye kamera jewe ndimo jese kamera ko kamera irandinya hari umuntu muhora katakubwira mukire muri biriya bintu byanyu kamera igiye kandi nanifite cyangwa ajya kubwira rero umeze ute we ntukirebe abantu batinya kamera turasura nese nakubonye tito bundi namababari ibintu yavuze mbere yaseke kuri data wiyi tete se neza zamwe uskuru meze umva mwana bagiye gutera urushinge abantu batinya kamera cyane abantu batinya kamera byata ariko nuko baba batabimenyereye ariko ngese ko ntigeze nyitinya njya kwa Yago bwa mbere ambwira ati ni hano honyine ukoze ikiganiro ntakubeshye no bwa mbere nirese kumeze nk'umuntu none naravugaga nitonze gutya Yago none asetswa n'ubusa oya hari abantu baba bayitinya ko harimo no kuyanga nyina kuva nagashaka n'umuntu wamubona kuri kamera cyane n'umuntu wabona isaha yambaye hakaza n'umuntu ubu bikunda ariko abitinya ukabona ari nk'aha kamera iri hano akajya amera ngo hari n'umuntu utashaka kuyirebamo gutya ababona nk'abantu 5 bari kumureba icyari akaba yirebeye gutya kugira ngo atazajya dufite ishuri rero waza ukiyandikishamo tukagutinyura uzaza ngo utinye nzabanza ngusebye nguserereze Maurice niwe naserereje arambwira ati sha ntinyutse kamera musaza wanjye namuserereje ati njye na Maurice twakicara akibintu mba namukoreye niye umuntu wese uzazutinya kamera akabimbwira tugakorana ikiganiro ajya yiteguye amarorero sinamufasha se ariko iranguza amata yicaye mu rugo biriya ni ibintu bisanzwe ntimukatinye kandi ibintu
abantu batateguye nibyo abantu bakunda cyane. niyo mpamvu nyine nk'ubu ngubu utatwe hariya n'ubundi sinagufatisha kuri prank ubu nonaha ndajya tuyipange dupangane prank oya ntabwo nagufatisha se n'ubu uracyabivuga oya wamfatisha cyane ubu ngubu ko ushatse wamfatisha mu bintu by'amafaranga ibitangawizi byanjye bimeze nabi sha urwaye ino kabisa ndarwaye ariko nawe izi nkweto ukinisha filime ntabwo ari iz'ababoye za zindi izi ntabwo ari zo za zindi rero ukinisha ntabwo ari zo ziriya rero shaka kamambiri zitwa ntuza nyirahuku urazizi zisa umuhondo zitobotsemo bambaramo ariko iyo zishyushye ziratwikana uri kuvuga tumwe tuba dufunze tumeze nk'utubarirene ariko tw'umuhondo oje wadushakira nk'intuza Nyabugogo mu miduha mu miduha na Nyabugogo uzazishaka ziriya noneho zahita zuzuza icya gitambaro wagikuye mwana wa reka igikapu icya gikapu oya ni bagore baremera noneho kiraremera wagira ngo yashyizemo ibyenda bitumye kiriya gikapu rero kirimo ibyenda bitumye sibyo kirimo ibintu urumva kandi ibyo bintu birimo nabyo bizakina birimo shibivuze twaba tumaze abantu amatsiko ariko abantu bose ako icyo gikapu cyo kirimo ibiki kiraremereye noneho arakivugira harimo ibyenda bitumye ku mucura ya mbere nako nabwiye mabuja yego uko nje nikora ibyo oye njye natekereje ko harimo nk'ikiringiti cya rufuku kitumye kikubagatana biraremereye kara gatambaro ko nari nsanzwe ngafite kare gatambaro kahoze abakecuru pe uzi impamvu noneho bakambara muri ADPR ntuza ADPR mu kingo uva kubwira impamvu nakaguze hahandi ruguru haba abapeje mumeze mute ndavuze ngo mwihangane ndabasakurije none wambaye kuteri n'ubyumvira ukumva me kara gatambaro nagiye ahantu ndi kumwe na Kami njye kugura agatambaro kanjye gasanzwe ko kwambara none wari ndi kumwe na Kami aririra kumugurira kara gatambaro ari umwana nkamaranye nk'imyaka 2 shaka ahozeho pe ndakamugurira kandi akaba mama nyine bakuru badashyiramo amashinyo ahubwo bakari washinyo ndakamugura nkamuha gutyo twe kutakambara ndakabika nyine ngiye gukina rero nekereza ahandi hose n'ubundi ngaragara ameze gutya ni ikihe kintu nyine cyatuma mpinduka n'iriya kora n'uriya mupira uriya mupira nawuguze iriya kora nyimaranye igihe nayo uriya mupira nawe ni uwa vuba nawuguze ngiye kugura ngo imyenda ya siporo nkunda ukuntu uteye mu ijosi kubera mwaka kayaga mbega iriya filime turabinginze abajo muzajya mujya kuyireba ni ukuri itanga ibyishimo utagura amafaranga hari ibyo amafaranga atagura abandi babyeyi mutwite mukomeze mutwite mu byawe igikapu cy'abandi shayini kuki idakubitwa ntabwo ariyo ni umuyaga hano nayigize ngo ni shayini inangiza yari igiye gukubitirwa iwanjye niko se shayini we ayakata uriya muhungu yakwemeje kabisa naraye ndebye TikTok nyinshi niyo mpamvu ziri mu mutwe wanjye aka kadakaragiye komereza ahubwo iyo yicaye ugira ngo iriho kandi iyo ahagaze ntayo yanakambaye agapantaro gato ni ugucanga aba enemies uhagarara aho gutebeza abantu bakurebereho reba ni ukuri kandi se ntayiriho mburu weya ni baby police baby police warayirebaga kera baby police atuburira abantu bakamuha intuza televiziyo urabizi yabasajya akajya abwira anko mburu weya yego dore nibyo barumva ibintu bwarareba iki orongeye yisubiramo ishwe kuva icyo gihe ariko ababyibuka mu mutwe
niyo urakomeye. ndakomeye cyane uzi ko n'amaterime yose bakoreshaga njye na Mpinga tuba tunyibuka ziriya filime twazirebaga noneho filime ya mbere narebye y'umukubito ya danje isobanuye bayita harya yitwa ngo iki American Ninja urayizi murayizi American Ninja filime yarazirebaga nanjye nkareberaho ariko rero iriya filime wagira ngo bayishutingiraga kuri iki kigihe basaga umweru irimo n'amashaza kandi ahubwo furu na furu igakwama tukahanaguza kandi twayireberaga ubwa mbere nayiboneye igikona kwa Josiane rukundo ari wayizanye nganyumvira watashye ubwoba warayirebye twari twaragiye uza abana murebana filime ngo yego harangwa agiye kwitagira gutyo ngo ngende arayirebye bita kamambi cyangwa atapozinga ngo ngaho yivuga noneho isoni zikakwira kandi hari uduseni umuntu yaba yibagirwa akagenda anahimbamo agakeka ni kimwe n'ukuntu inoza kanyambi yatuyizi no wacu noneho anje na terime zose yari yarebye iyo sosi akabona iraryoshye kandi isosi si ntindi anje arakureba ngo banyagwa babenze ku bugari kandi ari we wabwaruye basi koza ku mutwe wanjye patro ngo bayisha agari anje reka ngubwire ariko yitwa kanyoni se urayizi yitwa kanyoni ngaki urayibuka ahantu enye ahura n'umuntu arimo arambukiranya ngo kanyoni wapfuye kumva nuka nk'umupfusi niho samuza wa wundi wa mugabo ndayitwa Papa Sava muri Sekaganda yaratsaga muri ubu buzima aho shamana abantu bazi uriya wakinanye na Kanyombya yitwa Kanyoni nyine Kanyombya yitwa Kanyoni uriya bakinanaga ari boss we yitwa Gasasira arambabaza kuba nta filime nshyashya mubonamo uriya mugabo aransetse arasinda nyine gusa cyo kora kereka Kanyombya batamujyanye muri movies za comedy bakamushyira nka muzera za Kanyombya nyine agakina kabisa Kanyombya agakina zabira bya kera byari byiza nubwo babyitaga theatre ko nibyo byatumye byadukoreraga ese nta munyarwanda utazi Kanyombya cyangwa dore inda ye akayifata kandi kubera agatare kawe ahubwo muri seburikoko ni feke iyo agiye kuririmba atera abantu imwe iyo bibihe ariko kuki witurira kuki utera abantu imwe ngo reka bafite ibibazo na Esperance azi gukina harya yitwa Rosette Antoinette iryahoze ariko yozarena ariko se ko hari n'abamama bitwa baminganze hari umama we mwahura witwa gutyo ufite abana bananduta benshi cyane yitwa njye niwe muntu wenyine namenye witwa Mpinganze yitwa nde Mpingayi niga babigaze manda benshi pe cyane ariko bakuru tuce noneho rero reka dutahe ndabasezereye ntitudataha baratwiruka mwana aguhaye agahenge kwivugisha cyane koko yamaye agahenge araryamye amasaha araryamye mu kanya aribambura murabeho Kecapu ndagushimiye ko uri mu bantu batantera irungu agiye kugenda yabivuze ubu Kecapu ntari muri babihemu ntabwo ari muri babihemu yansuye yaje kwa muganga yaje na hano ngaha tuzanagaruka aranaprodinga ari no kuba seriyeze
ni ukuba seriyeze ni ukuri njye nkunda umuntu ukunda akazi kandi Ketchup aragakunda hari igihe ega ntabwo iminsi yose bari ku cyumweru ariko nyine njyewe n'abantu urumva nk'uyu mupira wa Ketchup n'amabara ariko wambaye umupira mwiza asante cyane mwiza ni pe gift ya Mutabazi mbo shani oya gutya gusa umupira gusa wow shani iyi pantaro narayimuguriye nawe ahita ayitwara nanjye ndongera ndayambara ega murambara turambara turi umwe babyanga babyemera nta wabyanga nta ninde zabigizemo uruhare yewe ntibibaho Ntawe. sibyo Imana yonyine nta wabyanga rwose kandi baheza oya yirabye amen amafaranga menshi umurerere ibibondo amina ibahe ubuzima bwiza buzira umuze ibabohe nk'umugozi w'inyabutatu amen murakoze goodbye see you tomorrow see you later see you soon au revoir renga ngumenye renga ngumenye reka mparenge renga renga noneho kiragiye yewe sha karagiye kandi apana deme hari akandi keza cyane ariko abantu bahita banyemeraho nuko nkibagiye garuka we gakira gakira ndakibagiwe we kandi numva nakakwibutsa aho sinkakwibutsa kandi rusagakunda kukavuga tutalera ego ego wumva ko wumva ko kabiri tutalera ariko babivuga nk'aho uri bugaruke mu kanya ariko ndagaruka jewe around wari wabwira umuntu ukamuvugiza amahoro akahita akubwira ngo nanjye rero kandi nagaruka bye